Ndabasuje mu izina rya Yesu Kristo. Amazina yanjye ni Pastor Placide. Nongeye gushimira Imana yongeye kumpa akanya kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana kano kanya. Nakanya ko guhugurana, nakanya ko kugira ngo tujye dufatanya muri uru rugendo. Abantu benshi bazi ijambo ry'Imana, abantu benshi bazi umugambi Imana bafiteho, abantu benshi bavuganye n'Imana. Icyo tuba turi gukora kano kanya no kugira ngo twibukiranye suko turi abahanga mu byo tuvuga, sinuko turi abahanga mu byo dukora, ahubwo no kugira ngo twibukiranye kandi dufatanye muri uru rugendo kugira ngo tutazisanga twasigaye cyangwa se twasigariye abandi bagendera cyangwa twapfiriye abandi bakirira. Yesu nashimwe. Kubana n'Imana bisaba kugira ngo umuntu amenye uko abana nayo, nkuko umwana wese amenye uko abana n'umubyeyi wiwe. Habaho ko tugomba kubaha umubyeyi wacu cyangwa se tukubaha Imana yacu, kuko Imana yacu niyo kubahwa. Tuyubaha rero dukora ibyo ishaka, tuyubaha tuvuga uko ishaka, ntago tuyubaha dukora ibyo twishakiye ngo kugira ngo duzi neza ko Imana idukunda, ariko nubwo bwose Imana idukunda ntago tugomba kwifashisha rwo rukundo idukunda ngo tube abo kuyibabaza. Hari igihe umuntu umukunda cyane yamenya ko umukunda akavuga ngo ndabikora, ndabizi ko ari buze kumbabara kuko ndabizi neza ko ankunda. Rero ntago ariko tukwiye kwitwara, dukwiye kunezeza udukunda, kuko Imana ngo yakunze abari mu isi cyane byatumye utanga umwana w'ikinege kugira ngo abari mu isi batarimbuka ahubwo bahabwe ubugingo buhoraho. Urwo rukundo rero yabanje kudukunda, tugomba natwe kurigaragariza tuyumvira. Ikintu tugiye kuganira muri aka kanya, tugiye ngo tuganire duhugurane ku kintu cyo kutanga kuvuga ukuri. Imana ishimwe. Ntukange ko abantu bakuvuga ukuri. Niba uri umunyamahane wemeye amahane, reka bakuvuga amahane. Niba uri umunyamakosa wemeye amakosa, reka bakuvuga amakosa. Niba uri mwiza, reka bakuvugeho ubwiza bwawe. Yesu nashimwe. Tugiye kuganira mu gitabo Mariko ibice 7, turasoma umurongo wa 20. Niba ngombwa turebe n'uwa 21, twumve icyo Kristo yavuze. Aya ni amagambo Kristo yagiye avuga, ntago ari ya Petero yavuze cyangwa Paulo, ntago ari yabigishwa na ya Kristo ubwe, kuko Kristo yari umwana w'Imana kandi yaravuye ku Mana. Nibyo yavugaga byose nibyo yari yarumvanye Imana. Yesu nashimwe. Yavuze ngo umbonye ababonye data, kandi umbonye abigishwa barambashe ngo twereke data, twese avuga ati ariko uwambonye aba yabonye data, uwambonye aba yabonye yamenye, mbese uwahuye nanjye aba yahuye n'Imana mu magambo makeya. Luka 7:20 aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhamye. Urumva ikintu Yesu yavuze? Ibiva mu muntu nibyo bimuhamya. Ikigusohokamo ibyo ukora, amagambo avuga niyo ahamya niba uri umunyabwenge cyangwa uri umupfapfa, niyo ahamya yuko ukunda abantu cyangwa wanga abantu. Ibikorwa byawe nibyo bihamya uriwe. Hagezweho muri iyi minsi ikintu cyo kwanga ukuri. Abantu basigaye banga ukuri cyane, bakifuza yuko abantu babavugaho ibyiza ariko bakoze ibibi. Ngejo kanaka yaramvuze, ejo bundi runaka yavuze gutya, ariko nimba yarakuvuzeho ibyo wakoze, icyo umuntu abiba ni icyo asarura. Nimba yarabonye yuko uri umunyamafuti akakuvuga nk'umunyamafuti, byemere kuko wahisemo kuba umunyamafuti nyine. Yesu nashimwe. Kuko niba wariyemeje kwitwa umukristo, baho nk'umukristo. Niba wariyemeje kwitwa kubaho utagira aho ubarizwa, baho gutyo. Niba kuvuga uko niba wariyemeje gusinda, bakavuga ko uri umusinzi ntibikakubabaze. Kubabazwa rero nuko umuntu yavuze ukuri. Yesu yarabivuze neza, aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhamye. Niba umuntu akubonye waraye muri rigori akakwita kuri umusinzi, akubonye warwanye niba mwashakanye akakwita kuri umunyentambara, ikibazo si iki. Niba ushaka ko witwa neza, kora ibyiza. Bibiliya Imana yabwiye Kayini, yambwira ngo ibyaha biri kwitwa tugera ku rugi rwawe Kayini we, ubitegeke. Imana yacu nishimwe. Ngo ariko nutabitegeka uraza kwisanga ahantu habi. Ngo kuko umutima w'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana. Aho ngaho burya reka ngubwire, Bibiliya navuga ngo umugambi w'umunyabyaha nicyo cyaha. Mu mutima w'abantu ngo niho havamo guheheta. Ubundi igaguheheta ntago ari ukugenda usangire uvuge twatugambo niye twubuhehesa. Ubundi uheheta mbere yuko uheheta. Iryo jambo sinzi buryumvisha. Mbere yuko uheheta nibwo uheheta. Utajya gutekereza umuntu kwa mubonye ugatangira kumubwira ibintu bipfuye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Rero nshuti yanjye, niba ushaka kuvugwaho ibyiza, hari ibintu bisigaye bigezweho, kwajya kuvuga umuntu nakwanga gakakwangira ibi ngibi, ngo uzamubwire ngo n'ubundi ndariho utarabaho. Ariko nimba wakoze ibintu bituma umuntu akwanga, kuki wanga kwa kwanga? Kuki ushaka ko umuntu agukundira ibibi byawe? Ngo umuntu ngo namenya ko ndi mubi, ngakanyangira ko ndi mubi, ngo azigendere, ngo n'ubundi ntazaba ari umuntu wanjye. Washaka kuba mubi, abantu bakwihanganire, ahubwo abantu babaye babi kuko banze ububi bwawe. Umubi arashaka gukora ibibi,
abeza bamubanire wabakorera ibibi akomeza bahemukire bakomeza bamubanire akomeza bahemukire bakomeza bamubanire. Ariko Bibiliya abivuze ni Yesu abyivugiye. Imana yacu ishimwe. Arabivugira aravuga ngo ibiva mu muntu, aravuga ati biva mu muntu nibyo bimuhamye. Wishaka ko nguhamiriza nk'umuntu mwiza kandi uri umuntu mubi wize. Niba ushaka kuba mwiza kora ibyiza. Ngo yaramvuze ngaravuga ngo ngira ubugugu nyine niba utabugira cecika witurize. Elisa ngo nibwo Eliya ajya kumuvanwa ngo waravuze ngo uyu munsi ngo shobuja araza kugukurwa aravuga ati ndabizi aragenda ariko muceceke. None niba wowe bari kubati ariko rero uri gisambo. Niba nyine uri gisambo warabyiyemeje kandi ukabona bishaka unabishima vuga uti nibyo ndicyo ariko muceceke. Imana yashishimye. Nyine wemera uriwe. Niba rero wumva ushaka ko bakwita mwiza ariko utari mwiza hinduka kuko ibyo bintu nabwo ntubikunze uzi ko ari bibi. Niba urwana no kugira ngo abantu bagutware niba reka mvuga ngo niba bakuvugaho ibintu udashaka ko bakuvugaho ariko ukaba ubibaye mubizi ko bibayemo bivuze ngo nawe ntibishimiye kwitwa iryo zina. Hinduka rero. Hinduka undi muntu, senga Imana iguhindurira ubuzima, senga Imana ihindura amateka yawe, senga Imana ihindura imyumvire yawe, senga Imana ihindura imitekerereze yawe kuko ubwawe nturi umufana w'imitekerereze yawe, nawe ubwawe nturi umufana y'imikorere yawe. Igihe cyose udashobora kwifana mu byo ukora menye ko n'Imana itabifana, n'abavandimwe batabifana, n'inshuti zitabifana, aho kugira ngo uzajye wikoma abantu byo bavuze bakubonyeho, ahubwo wikome wowe impamvu udahinduka ngo banire n'abantu neza. Imana iguha umugisha. Yari Pastor Placide. Kora subscribe, share na comment. Imana iguha umugisha. Shalom.